Hello ladies and gentlemen, how are you doing? Nizere ko mumeze neza cyane bantu banjye, nizere ko muri amahoro, nizere ko mwishimye cyane kabisa nkuko nishimye. Hanyuma rero nje gukora ikiganiro nishimye cyane kubera ikintu kimwe gusa. Yitwa King James kabisa, umwami wa mahit kabisa, umwami w'indirimbo mwakunze muri benshi. Ndashaka ko abantu mu bijejwe cyangwa se mu bishinzwe mubwire His Excellency Paul Kagame atwubakira indi arena iyi yabaye ntoya, atwubakira indi nyubako tujye twishi cyangwa se tuzajya tubonamo abahanzi bacu bakoramo ibitaramo, kubera ko kigaragara cyo inyubako yabaye ntoya cyane. Abagabo barayisuzuguye, barayifashe bayigiza kana. Ibintu byamaze kuba bifata urundi rwego. Umuhanzi witwa King James ndashaka kwigana gitinda cyitwa Tebero Culture Vibes, yitwa Shema Pacifique, yafashe inyubako yitwa BK Arena, afata abagabo bayujuje barimo Israel Mbonye umaze kubikora imyaka inye. Arababwira ati mwibuke ko mwasanze muri game muri abana kuri njyewe, mwibuke ko mwasanze mfite hit after hit, indirimbo abahanzi cyangwa se abakunzi banjye n'abanyarwanda muri rusange bakunze ari benshi. Ibyo ngibyo mubyibuke, hanyuma muvuge muti ninjye mwami w'umuziki. Hanyuma afata abahanzi uwitwa Bruce Melody ndetse n'uwitwa The Ben bita abami cyangwa se abayobozi cyangwa se abami b'umuziki hano mu Rwanda. Arababwira ati mutuze, arabwira ati calm, mutuze ati ibyo ngibyo mwamwigiye twe twabigezemo kera papa. Urumva uyu muhanzi yitwa King James. Amatike y'igitaramo cye kizaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani mwaka 2026. N'amatike yagiye hanze ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu, ariko utuvugana mu minsi 5 gusa amatike yamaze kuba aba sold out. Ntago mubyumvise kabisa. Ngo uyu muhanzi yashize amatike y'igitaramo cye hanze, harabura amezi agera kuri 3 kugira ngo igitaramo kibe, yabaye sold out mu minsi 5. BK Arena yakiri 10 kabisa, birenga 10 yamaze kuba agira gute amatike ashira abura amezi 3. Reka nkwibutse ko umuhanzi witwa Bruce Melody n'uwitwa The Ben barihuje bita abahanzi bakomeye hano mu Rwanda cyangwa se abami muziki. Bavuga ko aribo ba king cyangwa se abami muziki hano mu Rwanda. Kugira ngo buzuze iyi BK Arena byasabye iminsi kabisa itari mike, ngira ngo hafi y'ukwezi bakora mobilisation. Witwa Bruce Melody akora mobilisation ku giti cye, abwira abafana be kugira ngo baze. Witwa The Ben akora mobilisation abwira abafana be kugira ngo baze. Biragorana, tubona batangaje ko amatike yabaye sold out ngira ngo habura umunsi umwe gusa. Urumva habura umunsi umwe gusa, twari tumaze iminsi tubizi biyita abahanzi bakomeye hano mu Rwanda bafite izina riremereye. Ariko uyu witwa King James mu minsi 5 gusa, none habura amezi 3 bro. Bishatse kuvuga ko umuntu uri gushake itike nyuma y'uko y'itariki ya 6 cyangwa se na nyuma yayo na nyuma y'uko kwezi atazayibona kujya mu gitaramo cya King James. Amatike yamaze gushira ku isoko. Mwibutsa ko itike ya make muri iki gitaramo cy'uyu mugabo witwa King James yari amafaranga 15,000. Amafaranga 15,000 hejuru, sibyo? Hamwe hejuru amafaranga 15,000. Mwibutse ko Israel Mbonye imaze kubikora imyaka 4. Itike ya make yabaga ari 5,000. Bakavuga ngo yakoze igitangaza, ngo yaciye ngo agahigo, ngo yakoze ngo ibintu ngo bidakorwa, ngo itike yabaga ari 5,000. Ariko King James kugira ngo wumva habera mu cyangwa se wumva urwego rwe, wavuga n'umugabo witwa Mwarimu T-Station niwe ngene mvuga ngo n'urwego rw'abantu, sibyo? Kugira ngo wumva urwego rwe, itike ya make 15,000 bro. Mu gihe Israel Mbonye iba ari 10,000 niwe acaga igogambira wo kwizuye BK Arena. Hanyuma uwitwa Bruce Melody na Ben yari 10,000. Hanyuma we aje wenyine niwe king bro. Uyu mugabo abantu batandukanye barabivuze, abantu bagira gute, uyu mugabo abantu barabivuze bavuga ko nyine ari king. Nkunda cyane umugabo witwa Rugajiga niwe bivuzeho, aravuga ati uyu niwe mwami w'umuziki, sibyo? Arabivuga abantu bamutera amabuye, ariko arabyemeje man, arabikonfirmye ko ari umuhanzi wa mbere mu Rwanda. Ibi ngibi ntihagira undi ubikora, nibwo tuzavuga hari undi umurenzeho. Man, King James ntasanzwe man, sibyo? Reba amatike 25 3,500 20,20 n'ibihumbi 60, sibyo? Rubango igice cyo hejuru cyari 15, igice cyo hasi ari 20, sibyo? Umva urwego man. Uzuko abandi se biba ari ntuza man.
abandi 20 bya VIP. Hanyuma rero yitwa King James arabikoze acagego kakozwe n'abandi bahanzi bose hano mu Rwanda biherutse ngira ngo abayoka gutaramira muri inyubako ni Ben na Chance nabo barayujuje ariko uyu muhanzi witwa King James akoze amateka mwihanganire bagiye no kubibwira ko byishimo mfite by'ukuntu umuziki nyarwanda uri gutera imbere ariko simvuze ngo iyi video muhe His Excellency Paul Kagame ariko ababishinzwe mu bihereza ababishinzwe kabisa bagere ku mukuru w'igihugu bamubwire bati mubwiye twubakira indi nyubako kabisa atwubakira indi nyubako meze nka arena bishobora kwakira nk'ibihumbi 100 cyangwa 200 kubera ko abahanzi bacu barenze urwego rwayo kabisa. Hanyuma ngira ngo nyimene nsore zanga cyitwa Tembera Culture Vibes nitwashema Pacifique ukande kuri subscribe no bwame tubanye ukande kuri like kudukurikiye ku mwanya mbaga zacu zose kugira ngo bijye bigineza cyane. Ciao.